Tini namba nintuze mwana ni code nende bishyura barimo barishyura kugira ngo twirinde covid bimwe nyine bishyura nko kuri mobile money. Imana yange ntakintu ntakimitomo ikora mana yange. Imana yo mu ijuru izigira neza. Masheri kanome nkubwira igihe cyose uzagera iwacu nzocumba igikoronge nzogucumbira akawunga ibintu bimeze neza agamara kuva navi murenge uri umuntu wange iteka ryose ntukazugira ipungenge. Reka nongere mbashimire nongere mbaye kaze mvuge ngo mumeze mute. Nizere ko mumeze neza. Muri kumva ndi kuvuga nk'umuntu ukeneye ihene ya Noheli, ndi kuvuga nk'umuntu ukeneye nkoko y'ubunani Purito. Noheli yararangiye. Sandrine Gihana Bimeze bite? wariye? Byatari ndiri kumvuna mwana. Wahaze? Byatari. Yego. Yego. Bimeze bite Mukombo? Fresh. Umeze neza Rukombo? Papa Rukomboki. Ibaze. Umeze neza Rukombo? Tumeze neza cyane. Rukomboki ubihagaze ute? Rukomboki horiregeye. Nawe arabizi. Sandrine Rukomboki raregeye. Nakombize. Nse mwe niwabona Mukomboki we byibura ritayari. Ayiye koko. Biri tayari? Mbese. Yes, ubu tuvugana ndi kumwe na Sandrine, ndi kumwe na Mr. Rukomboki. Turi kuganira ubu gusa gashya gahari nuko nyine ngo n'umugabo n'umugore ubu muri no minsi ngo barakundana ngo bari mu rukundo. Nyuma yuko bagusengeye ugafashwa wumvishe ko ugomba kuba umugore w'umukozi. Ari kunkiramo bya bizimo byamupfumu bari baturanye. Byarangiye dukundanye. Ubu koko se birise? Hahiye koko. Yose nta kintu ubona. Kombo akogira akantu nyereka nyine mite numva kari ibintu. Narabisoje. Ase sabese. Erega ubundi ibintu biba binoroshye. Nta kuntu umuntu nk'uyu ashobora kukunanira kandi uzi ko nta muntu bakiri kumwe bakundana nawe ugomba gukora ikihutirwa akavuga ati noneho reka nanjye fatire turebe. Kandi noneho haba harimo itandukaniro. Hari igihe asanga babandi baragerezaga nkano wenda ku kiraro cyo cy'abasirikare sinzi niba wazi Nyabugogo. Ako noneho we wazi ugahita ukajya kuri cya kiraro kijya mu Gasyata ugahita uzamuka ukagera mu cyerekezo neza ukamanuka no kwa Jerome icyo gihe ahita ava mu bye. Urumva ko bakasakasa inguni nyinshi. Yes, Mr. Rukomboki abantu baragukunze kuri interview twakoranye usengera Sandrine bavuga ati ubundi izina ryawe nzoga ejo nzakaraba ejo cyangwa ejo bundi. Baravuga ati uriya musore twaramukunze ushobora kuba wavamo umukomediye mwiza. N'ubusanzwe ndi umukomedian ariko nyina na filme bya komedi byo mbigiyemo sinavuga ngo natangiye ryari nagejeje ryari gusa byose nakazi kanje gusa cyane ubu ngubu no kubona ko muri iyi minsi yashize amakwe bayagaritse ariko nakoraga mu makwe mu bijyanye na reception nkabasha kuba nasurutse abagiye kwiyakira gusa ikiriho nuko nyine sheri nawe wamubonye. Wenda tutarinjira mu bintu byinshi umwaka wa 2020 urarangiye nicyo utazayibagirwa. Uyu mwaka wa 21 wa 2020 uyu mwaka icyo nazawibagirirwamo nyimara gukundana na Sandra ejo ndi yaransuye turagenda tunywa icyayi kadogara twakira ibintu bya bimeze neza mu rugo tambwiye ashuri rero merekeza nje kwihagarika. Ako nyimara kujya kwihagarika urabyumva nyine si ibishegu ni ibintu byabaye kuko navanyemo ndihagarika akimara kubona Rukomboki yasubiye inyuma yiruka. Nuko bango rero abajyaga bayitinya babaga abantu bato ako none mbona ibiro bye n'ukunda ngana bazuye none atinyishijwe n'icyo cyo nazayibagirirwamo. Ibaze kubona akantu nkanjye k'ibiro 60 byuzuye
ibiro 40 na bingahe akambona akiruka ubwo se nahimbye mpavanse yaka ariko uyu nuko yibona ukiruka itaranakugera inyise kombo ingano tese mani subu nkuko kuboko kwawe nyine ukajya uhabura abantu reka tonde ngende ndimo ndapimanya natwe n'abanyiresha rukomboke gutya yari icyoroshye noneho gutya yari imaje kubyimba mbaza ngo mubyimba yangana gute wayipimye yose tukareba wenda ushize nko akankoreka mubyimba wayo ngenda avuga ibintu ngagiye gushaka ikintu cyo gupima rukomboke dore umutwe wayo ungana nka fata hano kano gace ka hano gutya reba ukuntu kibyibushye ukuntu cya kintu kibyibushye gutya kingana kiba kireshya nk'hano gutya rukomboke yiwe ibaze nawe ikintu nabonye nkiruka mani yibabuwi ariko banze niyo mpamvu iwarazona byibushye ariko nawe nese ubu gutya ubu ntabwo wabana n'ubu oya igera turebe ushize nko kwitaba wari nkawe yewe se shaka ahantu upimira ese urapimira ku itako ryawe ya byiburireshya gutya oya niyigiraho gato oya nuko nese urandusha ibyanyu nuko nguko ingana ariko naye ntago ari kwikanga usibi nibiba birenze warajyaga wiyene okay siraba hano afatiye ngaho yipimeho ingana itya ngaho reba uruntu rungana gutya runabyibushye nka rya cupa oya wowe iryo cupa ryone none urabona ko naho hantu ufashe hareshya ipimeho kwita ko tureba ahantu bigera yes ku mavi mwana ipimeho turebe ipimeho uyipimeho ipimeho gutya oye ntabwo mbishaka nshaka ipimeho ko niyo biriho yewe urabona yo ndatwika ma yes ubu muri mu rukundo mumeze neza gahunda ni gahunda nari nkubajije icyo utazibagirwa wowe ikintu utazibagirwa muri viziyo veni ni igiki ni ikintu nabonye ngambe nayo mbonye ikintu kingana kuri iki kibwe akasandire tuvugishije ukuri yanga gitwara mu mufuka w'ikote tuvugishije ukuri za rukomboki wahuye nazo ngende isugi mwana we tuvugishije ukuri ngisugi warahaye sinakubwiye yuko atigeze agezayo ntiyagejeje ku busugi bwawe ndacyari isugi rukomboki ako mwambabariye kuko ntise umugiye kuzanyita rukomboki kuko mujye muneza ari ameri bose dure bajye banyataka ngende inzoga ejo ibya rukomboki bajye bareka ntago biriya bintu bibari byo ahubwo wenda none bro ubundi kakubwiye ngo nago ngo yaka ngo yagejejeyo nese ubwo yagarukiye kuri ka kaboro nyine ariko se we n'umuntu ukubwira ngo ni isugi nta nubwo mwitegereza mu maso ye ngo uboneka kubeshya cyangwa kubwisha ukuri usugi upimira mu maso cyangwa upima ariko wahaye umuntu yamaje kubibona nawe urimo kubivuga ufite ibintu by'isoni nese ubwo izo soni n'izizi uri kuri n'ukwanjye kuri si ukwawe njye nyiri ikintu ngiye ugomba kuba navuga ukuri kwanjye nunshaka ukuri uzaza unyibariza kugira ngo ujye kubaza abandi kuko ni njyewe ubuze ukuri kwanjye njye ndi isugi Sandrine ngiye ndibaza ikibazo kimeze gutya ubundi nicyo wapfuye na yaka wenda reka tubigarukeho gatonya yaka yakuvuye akora ubukwe yaka wemeye ko wamuhaye avance ubundi ni itegeko ko umukobwa cyangwa ni ngombwa ko umukobwa ajya kubana n'umugabo akabanza akamuha kuri avance si itegeko ntabwo ari byiza buriya ni uburenganzira bw'umuntu sibyo ni uburenganzira bw'umuntu nimba uhaye umuntu n'uburenganzira bwawe no kumwimana uburenganzira bwawe avangwa avance wenda nuko yabivuze muri Kinyarwanda ariko ntabwo nabangwa na avance sibyo ushaka guhereza umuntu bitewe n'ukuntu mukundanye bitewe n'igihe mumanye ukumva ko kumuha ntacyo bitwaye nyine bitewe n'urukundo mufite kandi rega buriya twese twambaye umubiri ushaka ko wicanye n'umuntu bitewe n'umwanya mumanye ukumva umubiri utangiye nyine gusa nkaho uhindukamo sibyo kandi buriya ahantu hose zitandukanye biba bigoye nyine kuba wahita wifata mu gihe yewe nandi kumwe na yakuri mutwe tunakundana igihe kinini nabonaga ari ngombwa nubwo navuze ko atagejeje nyine aha ngombwa ndacyari isugi nibyo nubwo namuhaye avance ariko ntabwo yagejeje
Rukombo sheri bivuga yuko yakaba afite kanzugurunya ariko nyine ngewe nibicamo neza ako subuni ngiye araburiki njye ibaze ko natinye nkibona agiye ari kwihagarika shaka kwibaza Rukombo ni ngombwa ko umuhungu akundana n'umukobwa bakaryama oya biriya nta nubwo biba ni ngombwa cyane cyane n'abantu barimo gukurikirana iki kiganiro si ngombwa yuko umuntu akundana n'undi bahite baryamana gusa nyine iyo baryamanye ariko mufitanye gahunda burari ukuryamana ugasanga abantu barawu uyu munsi bararyamanye nyandi usanga havamo inda zitateguye sinzi niba icyo kintu irimo kucyumva ariko ari nka mukobwa mwagiye mugafata irembo mukajya kwireka ababyeyi iki urumva wowe rwose wamaka uryamana n'umukobwa bwa mbere waryamanye n'umukobwa wafashe irembo wabo njyewe se kuya nese njyewe ndyamanye kenshi wapi njyewe n'ubundi n'umupfubura reka nkubwiye kuva twakundana nta n'undi muntu nge ariko mbere yaho warapfuburaga mama Diane nyine mbere yaho rata urumva rata bro njyewe uyu ejo ndi tujya gukundana n'igihe kinini cyacamo pe ni kubana bimaze kuryamana n'abamama 343 urumva n'abakobwa 120 nese abantu ni benshi sheri ntago baba ari benshi kabeje udutuburiye abantu 343 urumva ari benshi ushobora no gusanga ukiri n'imanzi kereka mama roga gusa wakisuzuma ute ntago bishoboka yes rero akora akari gaciyemo we na Sandrine urukundo rwanyu ni urukundo cyangwa nyine ni ibintu biraho reka mbaze Sandrine n'urukundo nyine kubanje kubisa nuko nzi ko bitaracamo neza turacyabyigaho ntabwo nyine turabyigira cyane ngo twumve ko turi mu rukundo bya nyabyo ariko ndacyamutekera ndacyamwigaho ko hari byinshi nkeneye ko abanza agakosora hari n'ibyinshi nkeneye ko tubanza tugahuzaho kuko ndacyamigaho niba ngo ndebe mbese uyu muntu tuzabana neza mbese umuntu azabasha kumanaginga umutungo mfite ibintu mfite nawe urabizi sibyo ntawe urabizi inzu ibiki ntago ari nyine ntago ndi umwana no kuba nakina mu nkundo cyangwa nkinishwa n'umuntu ashaka kundira amafaranga sibyo niyo mpamvu mvuga ngo simushinje ko ashaka kunyiba amafaranga cyangwa kuyanjye wapi ntabwo ari kunkora ibyenye kuvuga ngo mugerageza nk'umukozi wo mu rugo kunkuye se ibyo by'umukozi wo mu rugo kubivana he nibyo turakundana ariko ngiye sindabyinjiramo neza ndacyamugerageza mbese umuntu abasha kumanaginga ibintu byanjye mbese uyu muntu ntago azantesha umutwe niyo mpamvu rero mba nashaka kubyinjiramo cyane ariko buriya hari igihe bizasobanuka sibyo rata kana warabizi kuvuga ngo warabirebye ubona bitarasobanuka mba ndi kugenda nyine mbona utugeso twawe kuvuga ngo wowe imitoma wamuteye ntiyamufasha akareka imitoma se yakora buri munsi nyumva mpano zigenereye numva ikintu ndagukunda kuri iyo mitoma ntabwo n'igihe nakoresheje imitoma nderega dukoryo ukoresha kandi ubukoryo buratandukanye nta nubwo namuteye imitoma erega hari n'igihe ugana n'umukobwa nk'uko nguko warabizi reka njye nkwereke ubu aka kanya turi kumwe sibyo wavuze wakoze udukoryo ntago wavuze kandi utwo dukoryo dushobora kugaragarira buri umwe wese nakaye zana ngufashe telefone mutwo nakoze kuko namukorera se ko wakoze cyangwa uhita uzana kandi gashyashya utwo nakoze banzeho cyangwa ko nahita muhereza yakurukundo nyine ke imana yange nta kintu ntak'imitoma ikora mana yange imana yo mu ijuru izigira neza masheri kanome nkubwira igihe cyose uzagera iwacu nzocumba igikoronge nzogucumbira akawunga ibintu bimeze neza agamana kuva nabimurenge uri umuntu wange iteka ryose ntukazugira ipfungenge masheri I love you ako nagaraga kuryo nyine ari gutereta se nari misinzira mara gutereta na kuzana mani ukaza twikoreshwa ku muntu subira ngo mwikorere wowe nukuvuga ngo nukutereta abandi bazana bavuga yuko andusha amafaranga kandi nawe ara amafaranga kundwa na nyina gusa uvuze umusore utagira amafaranga kundwa na nyina gusa
ese nkubeshe ni ukuvuga ngo ubu njye ntafite amafaranga ujye usunga mama wawe unamuterete cyane rwose mugira inshuti byataye kuko ntuzabona inshuti utarabona amafaranga umukobwa utagira amafaranga we hako sibwo ni gute abahungu babarasamura umutipe ubundi udafite inote umukunzi we wa mbere ni nyina ariko kimwe nk'uko umugore wese ufite inote hari aho bigera aho kumugirira imbabazi ukaba wazigirira kandi umubebe wa mbere utagira amafaranga nawe umukunzi we ni ibisaza nase mubeshye ako Sandrine usigaye warahindutse haranagusubije wumvishe ko ese yivamo nk'inopfu umukobwa utagira amafaranga umukunzi wa mbere we ni iki ni umusaza urumva nawe se umukobwa nawe ufite amafaranga akwiye muri bya bisaza ubwo nyine ni nkanya n'utwana dote ajero nawe urimo kwivamo Sandrine ukunda ukunda abantu ukunda amafaranga ariko ninde wanga amafaranga kuri iki gihe turimo ko ikintu cya mbere ari amafaranga so waza kunyikwega imbere nta mafaranga mwana ngira ngo turavugana iki nese ni nk'iki kiwe wumva ufite kiri attractive gituma nk'umuntu ufite amafaranga yaza yirukira ku mukobwa wenda n'uri nk'urugero nkawe wihereye nta bintu birenze mfite ariko nibura reka nanjye banjye nihesha agaciro ariko ni gute uzaza kumbwira ngo ni gute nzakundana n'umusore agaciro kava mu mafaranga ariko byo mbwira n'ibiki ariko byo nawe ndabiziri kuri kumbarije kubusa nawe amafaranga urayakunda ntawe yanga sibyo ni gute nzakundana n'umujama ni mwaka miti yabure n'ijana ryo kunyereza miti rukombo mumbareze we ntago ashobora kuba yakugurira miti wasabwa urumva ativuyemo waramubajije ngo ni igiki basi kiri attractive sibyo urumva pa ngo ni igiki kiri attractive nk'umuntu ufite amafaranga yagenderaho wese akubwiye yuko ntacyo nese urabona nyine ari igiki nyine afite tanjye amafaranga rega mwana ni igiki se usibye izo denji gari ikindi kintu ntabwo mfite amafaranga mwana ese nyafite nyine nuwaza akambwira nuwaza urumva burya buri wese n'urwego ari oya nagendeye ku rukundo iki ni cyo naye ntukajya uneza abantu buri wese n'urwego ari horari ufite amafaranga buriya nawe nyine ujya mu bakire bagenzi bawe ese nkubeshye nese ukaba unkundira iki noneho butuvugana ko nari umukire nakubwiye ko ntaragukunda neza nyiri kukwigaho nagushingiye business ngo nabo banze mu baherwe bagenzi banjye nawe mbone yuko wabonaga ndi ikimuga noneho wabonaga ndi ikimuga ugiriye neza kugira ngo ushingire kenkayo namushingiye kenkayo babiki kenkayo ahubwo se kayo ukatugura ibikoresho ejo naramubwiye ati mabuja ati gwino sinye rero kuri fagitire uyu mukiriya mubwiye ibikoresho byasohotse ngo bafite ngo ujye usinya ubyuzuze ngo ujye ufite kenkayo kuba ihari kirahari uri umukozi we nyine ngewe nsigaraho nkakira amafaranga ariko nyine kuba ngiye nkora ako kazi ntabwo bivuze yuko nk'iyo nko muri weekend nk'iyo yiriwe mu rugo ntibivuze ko nagiye najya iwe mu rugo nkakora akandi kazi hari akandi kazi nkora kandi gakomeye kuruta ya minsi yose nirwa kuri kenkayo iyo kenkayo yitwa ngo iki yitwa Gihana Kenkayori yitwa Gihana Kenkayori none iyo kenkayori yanyu ariko mwajye mureka gukinisha abanyarwanda ufite kenkayori ndayifite nyine sinamuremeye kenkayori ubundi bishatse kuvuga iki mu kinyarwanda ni iduka ricuruza ibikoresho by'intuze by'ubwubatsi n'ibindi bijyanye nyine ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi ufite iki kiranga ko ufite kenkayori mfite ibyangombwa byayo byanditseho Gihana restaurant nyine nakubye ako ntago uzi umwanzi ye kuririmba ngo gutiga biragatsindwa nyine ndamukunda yakanshengeye nuze kurwanira ibintu by'abandi Gihana Kenkayori nyine Gihana restaurant waruyizanye kayibya indi wajye uvuga Gihana Kenkayori ni izina riri kuri nuze riri kuri nyine kuri Kenkayori ariko ribaruye kurya nyine Sandra Gihana ufite na restaurant restaurant ndimo ndayitegura nyine ndikubona nabivuzeho ndikwitegura ko izaba yitwa Sandra Gihana nako Gihana restaurant none kugira ngo ujye muri iyo business wanyuzeho byaciye mu zenzira wenda no kugira ngo n'umuntu udukurikiranye abashe kuba yadufasha cyambe nagiye muri RDB nibo bamanyine ibintu byangombwa nyine bagwaye bihe byangombwa mani bimbaza ibintu byinshi ushaka kunyinjirira kandi
kinyenzo uko kumenya ko mfite kenkari kandi na byemewe n'amategeko se ko nyine sheri nawe nyine wamusobanurira kugira ngo yumve ko uri umuntu usobanutse. nyine bamaye ibintu byinshi bamana tini namba kugira ngo ntangire nkore. Tini namba ni iki? Tini namba nintuze mwana ni kode nende bishyura barimo barishyura kumujya kugira ngo twirinde covid bimwe nyine bishyura nko kuri mobile money. Tini na tini namba na pin ariko bigiye watembere mu bwoko bw'abanyarwanda nakubura. Tini namba ni kwa kundi wishyura kuri mobile money nyine bakaguha kode kugira ngo twirinde covid. Byanditse Tini nawe urancanga pe. Ngo tini namba kugira ngo wirinde covid. Ngerata ndabizi. Ubundi tini namba buretse ngenda bizi nese singerirwa mu kazi. Tini namba ni uburyo umukiriya ashobora kuza akishyura ukoresheje mobile money agashyira amafaranga kuri momo. Wapi ashobora no kwishyura cash nibishoboka kwirinda covid. buretse ashobora kwishyura cash ariko amafaranga ugahita uyafata no mu kuyafata. mwese mutazi ikintu bita tini namba. Oya nge ndakizi nuko umuntu urara hari umuntu ushobora kugira ngo ibintu ni blague. Ibi bintu si blague. Tini namba ni iki? Reka mbivuge. Urumva sheri kanjye numvugiyemo nunaseke pe. Mbona n'abantu batagira ngo kudasobanukirwa. Reka mbisubiyemo nabyibagirwa kuko nabyibutse. Tini namba ni iki? Ni kode. Mani ni kode so iraguze ukuntu tujya twishyura kuri mama. Hari nimero batanga nyene. Bari imibare 5. Itandatu cyangwa 6. Momo Pay na tini namba bitandukanye. Tini namba na Momo Pay bitandukanye. Tini namba harya. Tini namba buretse narabyibagirwa. Tini namba ni uburyo umukiriya ashobora kuza akishyura. Vidi muri mu guseka. Mwiseka ati ko turi seri. Kandi nabyo muzi. Hari umuntu ushobora kugira ngo ibintu. Tini namba ngereka mbasobanure. Tini namba ni uburyo umukiriya ashobora kuza sheri wahise guseka. Ni uburyo umukiriya ashobora kuza akishyura. No mu kwishyura kwe amafaranga ntuyakoreho. Sandrine nka nyiri business tini namba ni iki? Nge nabikubwiye ko uburyo kwirinda covid. Momo Pay Byose ni kimwe. Nyine ni covid hari akantu kari kubura mwebwe nuko turi kukagera mu gaseka. No kubanga umukiriya. Okay, fende finaloma tubisubiremo tubivemo. Iyo tini namba bishiriraho kugira ngo twirinde covid. Umukiriya araza ugahita umubwira ya mibare ya code. Iba ari imibare 18. None iyo mibare 18 wama kwimubwira akishyura kuri telefone cyangwa se akishyura mu ntoki. Yamaze kwishyura mu ntoki ufite uruntu rubyibushye rumeze nka telefone. Buretse mvugiramo buretse sheri ufite uruntu rumeze nka telefone ariko ruteretse kuri table. Buretse imisoro. Ndabyibutse. Nibyo niyo baguye ugiye kwishyura imisoro kuko ari papa bamanitse munuze mu maboti cyangwa makenkabiri biriho nyine ibyangombwa. Oya naga ibyo ariko ahubwo iyo umukiriya arata amaze kwishyura ukana muri rwa rumeze nka telefone nka rwa twishyuragaho umuriro kera. None wamara gukanamo agasohoka urupapuro. None urwo rupapuro wirinda kurukurana imbaraga ukuraho gato kamara kuvaho ugahita ukamuha. None ni uburyo bw'uko aseko museka nese sinabishoboye kumana ya Imana bivuze muranseka. Kereka ruwa papuro rukururanye imbaraga akikure gatoya gacika kareho utuntu twakaswe n'urukero. None umukiriya akagenda ni mu buryo bwo kugira ngo muhane intera. Bivuze murampinga. Tini namba niyo baguha igiye kwishyura ibintu by'imisoro sibyo? Niyo baguha igiye kwishyura ibintu by'imisoro hari n'uze nyine baguha navuga ko ari nka password yawe baguha.
niyo wishyuriraho niyo tini namba nese rero umukiriya yaje kugura muri kenkayori abaje kwishyura imisoro oya ibyo ngibyo ni bya password bisanzwe byo kuri momo pay. izina ry'Imana wo mwijoro ari umuntu uzi ko ibi bintu wenda muri kubyikoresha ariko ibintu mwese ntabyo muzi nkawe iyo wishyuye muri iyo kenkayori mwo kabyaramwe iyo mwishyuye cyangwa uyu mukiriya bishyuye amafaranga aza kuri nuze yawe ku mazina yanjye ku mazina yanjye nyine Sandra Gihana iyo tini namba se iza ku mazina yanjye Sandra Gihana cyangwa aza kuri kenkayori Gihana oya nawe rero utangiye gucanganya ni buri nyine iyo umuntu yishyuye azaho kenkayori Gihana kuko n'ubundi niyo yanditseho nyine reka turebe ko ibintu atari byo muri kwikoresha uceceke rura hari rura na rabo na rebo nacyo rura mu magambo arambuye Sandrine ni iki ni Rwanda Revenue Authority oya rura Rwanda na a oya ni Rwanda ni Rwanda tuba mwankopera rura ni iki boss rura se byamunaniye se byakunaniye ndetse gutangiye guseka ibintu by'imisoro n'amahoro igishinzwe se ubwikorezi ni rab ni ubwikorezi ngo ni rura nyine nayo reka ibyo tubireke nuko umushingiye bizinesi cyakoza nyine mwihaye abanyarwanda ntabwo twihaye abanyarwanda njyewe abantu badukurikiye njyewe ubibamo reka mbivuge ubundi rura uretse rura sira ebyiri na a rura ra ya mbere iravuga ngo Rwanda urumva ra ya kabiri ruhuka a amahoro ni masa mu gihugu bivuga ngo abanyarwanda bose mujye mwisura imisoro muruhuke mutekane na stress si cyo kintu rurivuga exactly urumva ko ari wowe n'umugabo ari wowe na boss wawe urumva ari ndufite ubwenge bwinshi niwe ugomba ngewe tindabizi genera muremenda mbwa ati wowe ubyiteho ni ukuvuga ngo imbere y'umuhungu wawe ni vide oya bise ni ibiki oya nyine sheri niwe byananiye ari kurumva ko nyine sheri wawe ni vide oya si vide uko mbagiye nambwira ati umva rata kuntu byagenze banyarwanda mwumve nge namaye amafaranga mubwira nibyo agomba gukora ibindi byose n'ababyikorera ibyo namaye amafaranga akubyo manje byo si ngombwa kuvuga ko bitaraca mu wayavuze ukamba kubwira namaye amafaranga miliyoni 3 n'ibihumbi 300 miliyoni 3 iyo ugiye gutangira bimwe byawe urenza ebyiri ukanza n'ibindi ese boss 3,300 narabizi ubu mucuruza amasima amasima nyine ibintu byose bijyanye n'ubwubatsi nashyizeho n'agakoryo gutya ku ruhande ukinjira hano ibumoso iburyo nako haba ari pampex z'abana na kondomu ibintu biba bihari harimo n'inyezo zina z'abafundi ibitiyo dufite n'imyiko dufite na metro dufite na nuza toilette bicaramo zira toilette bita gihugu perezida wacu abafite abantu 500 bameze nkamwe nuko nta gihugu twaba abantu gutese kandi abantu baba barateye imbere bakajya mu mikorere yabo dufite amafaranga turakora none ngo ahubwo yatera imbere yajya naturemera buri munsi ijambo tini namba mani ijambo ushiraho imisoro ni ijambo bagoye ugiye kwishyura imisoro twaze dusobanura rura tini namba yo ndayizi nyine ta iravuga ngo tora noneho namba tura nimero ufitemo nimero yawe ugomba kwishyuriraho mu buryo bwizewe kugira ngo ushyiremo intera na mugenzi wawe ataba kubangama Sandrine wenda mbere yuko tugana ku musozo uyu mwaka wenda hari abantu bajya bavuga ngo abanyamakuru turi abana babi sibyo ngo hari igihe tubabaza ibintu bikabananira sibyo tini namba ikintu imaze cyangwa iyo bayiguhaye igufasha kumenyekanisha imisoro yawe
cyangwa se inyungu wabonye kwiki kubyo winjije muri business zawe isohoka iri kuri gihane ni ukuvuga ngo ayo mazina yawe uragenda muri RDB bakabarira business yawe cyangwa company sibyo iyo company ni imibare iranga nyine ya company yawe ugomba kuzajya kumenyekanisha iki imisoro na wa muntu uje kugura kugira ngo imisoro injire neza mu isanduku yabugenewe uri kumva wa muntu ukashyiraho ya mibare yawe bakagukata amafaranga akajya he mu misoro wabimenye giha mvuze ngo iki nimero bagwa izo gufasha kwamamaza ibikorwa byawe nyine ibintu nk'ibyo rero ako karabaye noneho tugana ku musozo uyu nguyu wabonye ari ikihe kintu atandukanye na YAKA MWANA byinshi cyane icyambere YAKA ni umuntu nyine witondaga ni umuntu nyine wajyaga nsetsa agira gute ariko nyine agecishamo nyine akambwira nabi ibintu gusa nyine nawe umwana mwiza tu kubagirwe na kakandi umubwiye na kakandi oya nta bindi ntago mashaka ko atwinjira mu buzima sinabikubwiye ari uyu na YAKA ninde uzi gusomana cyane nta numwe ndasoma ngo mbimenye ya kandi ntumbaze byinshi ko nkubwije ukuri kwanjye niyiziye nta numwe ndasoma ngo sirifuza ko umuntu azayagusoma n'iminwa akayirya nse numwe nasoma nakwe ngo ntago mashaka ko batwinjira mu buzima ibyo ni ibyacu ahubwo sinzi impamvu urimo nabitubaza uyu muntu kuva mwakundana yago gift ibyo ni ibyacu narayimuhaye bwoko ki hari umunsi nyine namusohokanye mujyana mu Gasyata hano urenze kuri kiliziya sheni wariye brushete 9 mugura brushete n'ibitoki 4 ibitoki 4 ariko nanjye nakujyanye kwa bucyana kurya akabenzi cyana sina kigabo muramamaza mube muretse umuntu we mumwihoreye defo wasanga ari n'umupfumu n'izubwo bucyara ni igiki reka nkubaza ikibazo nihe defo wabonye ya SANDRINE uvugisha ukuri defo yiwe kandi uvugisha ukuri defo yawe defo ya mbere namubonyeho nubwo ari sheri wanjye nuko nta kariso yambara biriya bintu birambangamira arabunuza wowe namubwiye ntiyongere kumena amabanga yinuze y'ubuzima bwacu ntabwo navuze ikariso y'umwenda w'imbere cyagiye ugiye kuri moto nese leta ntabwo idukangura kwambara agatambaro cyangwa agakariso ko mu mutwe iyo niyo defo ashobora kuzandura covid wari uzi ko ari ikariso y'imberere se ariyo navuze defo y'umugabo wawe ni arakara vuba gusa akanagaruka vuba nyine ntago agira ibintu ntambara ku mubiri we ukameze uko ni igiki ukunda kuri we ngiye nkunda ntuze yiwe nkunda kino gihanga cye gutya kombo ni igiki ukunda kuri SANDRINE ni igiki icyo uvuga ukoraho ibintu nka bitatu kuri we ukunda rero nyine nkunda denjiga nyine urabona akazi ifite tu denjiga naribi nkakunda na karibu umwami urayizi nyine ka kantu kameze n'agasambusa ni fureshi cya gatatu sheri wanjye se nyine nkakunda n'ukuntu ateye tu karibu umwami ni igiki nyine ka kantu kameze nk'isambusa na denjiga nkakunda n'ukuntu yitereye karibu umwami ntayuzi se ubundi hariho rukomboki abantu badukurikiranye mujye mutandukanye ni ukuvuga ngo umugabo iyo afite rukomboki umugore nawe afite karibu umwami rukomboki yije umugore avuga ati karibu umwami ibintu bikagenda yes ikintu ushobora kuba wabwira umuntu wawe iki kiganiro nagiteguye kugira ngo abantu bishime banezerwe ndetse ariko tujye tugira ibintu bimwe na bimwe tumenya hari igihe abantu baba ari abastari ariko nyine hari abastari ntago mbatutse ugasanga umuntu agenda mu gihugu atazi
akagarura rumuri ni igiki Sandrine? ngaki Akagarura rumuri sho ntaba nkubeshye singiye kubeshya kuri kamera ntabyo nzi ugasanga nyine uwo muntu ntago abizi rero ntagake akagarura rumuri ni icyapa cyo ku muhanda wize amategeko y'umuhanda warayize yes rero Imana ibaho umugisha kandi mugubwe neza ni igiki wabwira abafana bawe nangize ngo ugiye kubirengaho nanjye rero n'ikintu nababwira mbere na mbere ndabanza gushimira abafana banjye nyine bakomeje kugaragariza urukundo ntavuga nyine ntabasha kuba navuga ngo ndurangize kuko buri munsi uko bukeye nuko bwije mbona bandemera kuri momo kabisa abari hanze barono barimo barandemera bikanshimisha byatari nkomeje nyine kubashimira muri rusange abandemeye mwese ndabashimiye ndabizi neza ko kino kiganiro muri kukireba mbanje kubashimira kuri mwagiye mundemera kose ndagiye kubona kandi bikanshimisha ikindi umuntu wambwiye ngo ndi kiwerewere nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhiryo jambo yarimbwiye muri uyu mwaka ariko sinshaka kuzinjana ikiwerewere ntabwo ko yashatse kunyita nk'umuntu utuzuye kambivuga gutyo ko buryo umuntu ikiwerewere ni nk'ikintu nyine kitazi iyo kijya urumva yanutse ikintu nyine nanjye ubwanjye kitanshimishije okay noneho urumva ntabwo nshaka gutangira umwaka mushyashya icyo kintu iyo nzika nkiyimufitiye ndashaka kumubwira ko mubabare yanutse ko ndi ikiwerewere gusa nyine byarambabaje nyine ndatuza ndamubabariye ni kuri no channel yangaya kuri Yawe TV ndabizi neza ko ariho yanukiye gusa nyine nta kundi naramubabariye ikindi yongeza ubwo nyine nakazi kiwe ubwo nyine niwe umutima uzamushinja icyaha ubundi arantuka nkomeza ngakora sibyo se rega ninjye wo buri kwinjiza yose ko ari ntukayinjiza iki kuntu kasaba bimumariye akomeza agatangiza comment amafaranga akomeza kwinjira nkayarya bitwaye ikise kubunyangura umwe abandi jana bankunda banandemera ntacyo babimbwiye Rukombo jya wibuka nzoga ejo ariko uko bizanjyambaye papa Rukombo iki koko ngiye ikintu cya mbere ndagira ngo nshimire abanyarwanda mwese muri rusange kuba nyine mukomeza kubana natwe kudukunda icyo ni icyizere cya mbere mbifuriza kugira umwaka mushya muhire wa 2021 shimira abantu mwese uyu mwaka mwagerageje kumenya yuko natwe duhari mugakurikirana ibikorwa byacu shimira Rwanda Paparazzi TV mu butumwa bugufi aradukinira shimira na Yawe TV gusa ubundi butumwa nasiga ba nyirinzu mutubabarire mane mujye mugerageza niba umuntu akerewe iminsi 5 buratangira ukajya kumuteza abaturanyi we bite byawe ba nyirinzu mujye mwihangana tuba turi mu kazi y'amafaranga atinze mujye ba nyirinzu ariko uzintu basige baduka no namba na sheri wafite ariko wena nanjye ndateganya kuva muyo ndimo kuko hari ukuntu turimo kubipanga hako nawe mu bihe byashize ba nyirinzu rwose n'abagenzi banye nuko nyene nimo gusezera ku bukode ariko bagenzi banjye mu gikodesha ba nyirinzu ni mubabarira niba umuntu akereye iminsi 10 si ngombwa kujya kumwakaritse yose ntabwo arya inyama icyo gihe nukuvuga ngo n'umuryango yinjiragaho azana umufunda agahita rero mugira umwaka mushya muhire nawe Eminda gushimiye shimira na papa wacu ara kuri kamera we ntago ndi buvuge mu izina we baramuzi ni icyamamare akabasa namuhanzi bitaga umwaririmbye se banane ngo mama munyanana naniwe kuko se banane naye ngo karaga story kamubaye ngo mama munyana burango yari umugore ngo ibyo ni ibyaba ariko ngo yari umugore wo mu Ruhango yagezeho munyana yanga kumukingura iki afite undi mugore ikigeme Rukombo urebye mu bahanzi nyarwanda hano nyine tugira sibyo batari bakwiye kuba bararirimbye uyu mwaka ni nk'abantu abanzi batari kuri uyu mwaka ahubwo se nabaye mu Rwanda regato sukubatuka turi muri entertainment buri umuntu abavugisha ukuri mvuga bagakwiye kuririmba cyangwa abatari bararirimbye abagakwiye kuba batararirimbye nkuriya mucoma ibaze mane mucoma nka mucombeka we ariko ntari bariya miniye umuntu ujana inota agakora na The Ben ariko ngo mucembega mucoma wenda nuza naribi Mr Kagame naribi urakoze cyane Imana iguhe umugisha turabakunda kuri Yawe TV nakagaruka ciao